ariko ngo muri iyi minsi hagezweho mu bakobwa n'abagore bamwe na bamwe gahunda yo guhinduza amashinya yabo akaba umukara, ngo bibafasha guseka bisanzuye bikanabongerera igikundiro. Ese koko guhindura ishinya umukara ushaka kugira mu kanwa heza nta ngaruka byagira ku buzima? Bihurira hese n'ishinya y'umukara y'umwimerere? Umunyarwanda niwe waciye umugani ngo uhubuka wihuse ukababara witonze, hari igihe tujyana n'ibigezweho bikadukururira akaga. Nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi bwa World Health Organization na National Cancer Institute, ibikomere bihoraho mu kanwa, imiti itagenzuwe n'ibinyabutabire byinjizwa mu ishinya bishobora kongera ibyago by'indwara zo mu kanwa ndetse na kanseri. Muri iki kiganiro turarebera hamwe impamvu zisanzwe zituma abantu tugira amabara y'ishinya atandukanye, turebe impamvu zituma bamwe bahindura ishinya, turebe kandi uburyo butavugwaho rumwe bikorwamo, tunareba ingaruka mbi zishoboka n'inama zitangwa n'inzobere mu buzima. Niba ushaka gusobanukirwa neza iyi ngingo itavugwaho rumwe, gumana natwe kugeza ku musozo, kandi niba wifuza gusobanukirwa n'ibivugwa kuri iyi ngingo ukande like dukomezanye, wanatwandikira mu bitekerezo ubundi ugasangiza iyi video abandi bifuza gusobanukirwa iyi ngingo. Ikaze nanone bakunzi b'utuntu tw'ubwenge. Mu bice bitandukanye bya Afurika harimo n'u Rwanda, kugira ishinya y'umukara biri mu byongera ubwiza, aho bivugwa ko umuntu aba afite mu kanwa heza. Ariko muri uko gushaka kongera ubwiza haragenda haza umuco wo guhindura ishinya ikaba umukara ku bafite itukura, akaba ari byo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro, tunaganire no ku ngaruka zabyo ku buzima muri rusange. Kugira ngo dusobanukirwe neza aho iki gitekerezo cyaturutse, ni ngombwa gusubira inyuma tukareba mu muco, hanyuma tukaza no kureba uko bimeze muri iki gihe, aho ibikorwa mu gushakisha ubwiza bikunze kugongana n'ingaruka ku buzima. Mu bisanzwe abantu tugira ishinya zifite amabara atandukanye, bikaba biterwa n'impamvu z'ingenzi esheshatu. Impamvu ya mbere ni melanine. Iyi melanine akaba ari irangi risanzwe rikorwa n'umubiri, ritanga ibara ku ruhu, umusatsi, ishinya n'ibindi bice by'umubiri. Abantu bamwe bagira melanine nyinshi mu ishinya nk'uko bigenda no ku ruhu. Ibi bituma ishinya zijya gusa n'umukara, umutuku cyangwa iroza, kandi ibi ni ibintu bisanzwe. Indi mpamvu ya kabiri ni irangi ry'amaraso. Iyo ishinya ifite amaraso menshi ayigenderamo, isa n'umutuku cyane, ariko iyo ari make ishobora kugaragara yijimyeho gato. Impamvu ya gatatu ni ibyiciro by'imyaka. Bigaragara ko abana bakunda kugira ishinya isa n'iroza, mu gihe abantu bakuru bashobora kugira ibara rigenda ryiyongera uko imyaka igenda yiyongera. Aha niho usanga hari n'umuntu wakuze afite ishinya ijya kwirabura, ariko uko agenda akura ikagenda ihinduka umutuku. Impamvu ya kane ni genetics, uko umuntu avuka cyangwa ibisekuru. Amabara y'ishinya kenshi agenda akurikiza ibisekuru umuntu avukamo, nk'uko bigenda ku mabara y'uruhu cyangwa y'amaso. Impamvu ya gatanu ikaba imihindagurikire y'imisemburo. Mu gihe cyo gutwita cyangwa kujya mu bugimbi cyangwa ubwangavu, cyangwa igihe umuntu afata imiti imwe n'imwe, bishobora guhindura imisemburo bigatuma ishinya ihindura ibara, ariko mu buryo bw'agateganyo. Impamvu ya gatandatu ni isuku n'ubuzima bw'ishinya. Ishinya irwaye indwara nka gingivite cyangwa izindi ndwara z'ishinya ishobora guhindura ibara ikaba umutuku cyane cyangwa ikijima. Icy'ingenzi rero, ishinya ishobora kuba umutuku, iroza cyangwa ikirabura bitewe n'ibi bintu bivuzwe byerekanwe na siyansi, bidasabye na gato kuyihindura ku bushake.
mu muco utari uwa kera cyane, ishinya y'umukara yafatwaga nk'ikimenyetso cy'ubwiza, isuku ndetse n'ubukure. Henshi muri Afurika hari imyemerere y'uko umuntu ufite ishinya y'umukara aba aseka neza, akanwa ke kaba gasa neza cyane cyane iyo ahuje no kugira amenyo yera. Bivugwa rero ko abahinduza ishinya yabo yari umutuku ikaba umukara baba bagamije guhuza n'iyi sura y'amenyo n'ishinya, bumva ko umutuku w'ishinya utagaragara neza ugereranyije n'umukara. Hari kandi abakurikirana imigenzo y'abo bakomokamo bakabikora nk'uko byakorwaga n'ababyeyi babo, bakabifata nk'umuco ugomba gukomeza kubaho. Nanone mu mvugo zo muri iki gihe hari abakobwa bavuga ko abafite ishinya y'umukara bakundwa, ko baseka bisanzuye, ko bibaha icyizere ndetse bikanavugwa ko n'abagabo babibakundira. Ariko nubwo izo mpamvu zisa n'izishimishije, burya ngo ibimurika byose si zahabu, kuko uburyo bwo kwihinduza ishinya bikorwamo nibwo butuma havuka impungenge nyinshi. Reka noneho turebere hamwe uburyo guhindura ishinya bikorwa. Mu bihe bya kera hari aho hakoreshwaga ibimera batwikaga nyuma bagasiga ivu rivuyemo ku ishinya ikaba umukara, cyangwa hagakoreshwa amazi y'ibimera asiga ibara ku ishinya. Hari n'aho hakoreshwaga uburyo bwo gutwika ishinya buhoro, bigatuma ishinya ihindura ibara kandi rikaramba. Muri iki gihe ho rero uburyo bugezweho bwo guhindura ishinya ikaba umukara bukunze kuba gusiga ishinya, ibyo bita cosmetic tattoo cyangwa pigmentation, hifashishijwe irangi ryabugenewe rishyirwa mu ishinya, cyangwa ibyo bita laser pigmentation, bikaba ari uburyo bugabanya amaraso mu ishinya igahindura ibara. Hakabaho nanone n'imiti yo kwisiga ku ishinya, ibyo twakwita cosmetic stains, ikoreshwa by'igihe gito mu gutuma ishinya isa n'iyijimye. Ibi byose bikaba byagira ingaruka kuko hari aho hifashishwa imiti itagenzuwe irimo ibinyabutabire by'umukara, bimwe abantu bagereranya n'umuti wo mu makaramu. Iyo miti rero iterwa mu ishinya umutuku ukabura, hagasigara umukara tsiriri. Icyakora imiti ntiguma aho itewe gusa, igendana n'amacandwe ikajya no mu kanwa, mu muhogo ndetse no mu nda. Iyi miti kandi igenda ivaho mu koza amenyo no mu mirire, uwabitewe agasubira kuyisigisha nk'uko umuntu asiga siraje ku nkweto yishizeho. Ikindi giteye inkeke ni uko ababikora akenshi atari abaganga babyize, ahubwo bikorwa mu buryo bwa magendu hifashishijwe ibikoresho bitanafite isuku. Ibi byose bituma hibazwa ikibazo gikomeye: ingaruka byagira ku buzima ni izihe? Guhindura ishinya hifashishijwe ubu buryo bushobora gutera kubabara no kubyimba ku ishinya, kuva amaraso, kwangirika kudasubirwaho kw'ishinya. Hari kandi no kwiyongera kw'indwara z'amenyo n'ishinya zirimo gingivite na parodontite. Iyo ibikoresho bidafite isuku bikoreshejwe, kwandura indwara zitandukanye biriyongera. Byongeye kandi kumira no kwinjiza mu mubiri ibinyabutabire by'umukara bikoreshwa bishobora guteza indwara zikomeye zirimo kanseri zo mu kanwa, kanseri zo mu muhogo na kanseri zo mu nda. Ibi byose bikaba bishobora kubaho mu gihe kirekire, umuntu akibaza aho byaturutse n'ahari ibintu yakoze atitaye ku gaciro k'ubuzima, akirangajwe no gushaka ubwiza. Ni muri uru rwego rero inzobere mu buzima zitanga inama zijyanye n'iyi ngingo.
Inzobere mu buzima bw'amenyo zishimangira ko nta kidasanzwe kirimo ku kuba ishinya yagira amabara atandukanye ku bantu batandukanye. Gusa niba ishinya isa n'umukara bitewe n'impamvu z'uburwayi, ni ngombwa kugisha inama umuganga w'amenyo. Inzobere mu buzima zishishikariza abantu kugira isuku y'amenyo ihoraho, koza neza amenyo nk'uko twabisobanuye mu kiganiro cyabanje, muri buze gusanga linki yacyo mu mwanya w'ibitekerezo. Ikindi cya gatatu, inzobere zigasaba gukoresha amazi yoza mu kanwa no gusuzumisha amenyo kenshi kwa muganga. Inzobere mu by'ubuzima zinaburira abantu kwirinda imiti itizewe, cyane cyane yiterwa mu ishinya. Mu ncamake rero, guhindura ishinya ikaba umukara byari umuco n'ubwiza bifite agaciro mu bihe byashize, ariko muri iki gihe ubuzima bw'amenyo n'ishinya bugomba gushyirwa imbere. Ibi ntibyakuraho ko ubwiza buguma kuba ubwiza iyo ari umwimerere, hakaba n'uburyo bwiza bwo gushaka kugaragara neza, cyane cyane iyo bitabangamira ubuzima. Niba iyi nkuru igukoze ku mutima, wakanda like ubundi ugasangiza abandi iyi videwo, wakwandika kandi igitekerezo cyawe, ubundi ugakomeza gukurikirana ibiganiro bigamije ubumenyi n'ubuzima bwiza. Turakurarikira ikiganiro ku musemburo wa testosterone bavuga ko utera akanyabugabo n'ibiribwa byafasha uwo musemburo mu mubiri. Tubashimiye cyane kuba mwabanye natwe, tugumane no mu kiganiro cy'ubutaha. Turabakunda kandi mugire ubuzima bwiza.